Ah. Ya, nanjye narinda aho tubona ibisanzwe. Ndi muri ya gahunda n'ubundi yo gushaka igisubizo nta kindi cyo kindaje ishinga. Fabien nta kuryama rwose rekera aho ngaho. Ndyama ibikize. Ahubwo uvuze kuryama. Wahora niki? Uzi ko nongeye kuryama nijoro. Sikongera sikagaruka gutyo. Nkongera kumubona ari hejuru ribagiza akantera icyuma. Uriya mukobwa sinzi ko nzamuhonoka pe. Uriya mukobwa sinzi ko nzamuhonoka rwose. Ni izi ntambara nyine zose tuba turimo nta kundi nyine. Kandi urabizi ko duhanganye yaba we na musaza we. Oya ejo nzaba ndi mu rugo ntugire ikibazo. Oya humura ndaza kandi igisubizo reka turaza kubibona ko ndi ufite wasi. Humura. Sawa. Chiringo mzuri. Avuyemo. Baba. Ahubwo. Numva uri kuri telefoni. Navugiragaho n'ibiki. Nduvune ubwo. Ni iby'inzozi narose. Akazizigiriza byazo nyine hari igihe ari ukuri hari igihe ari ukubeshya. Zigira byinshi. Iyo ari ukuri ibindi ugasanga nta kuri kurimo nyine. Umuntu akugira gute? Antera icyuma. Mu izina rya Yesu abazimu bashya. Ariko numva kuvuga n'amazina. Wiribagiza guteraga icyuma se nuwahiye. Wiribagiza navugaga ni umukobwa twigeze gukunda. Ndimo kumufiyansa ariko biza kugira ngo birapfa nyine. Birapfa kwera imyitwarire nabonaga idasobanutse akandamukatira ndamwihorera. Iribagiza ni uvuga wari sheri wawe ni wowe wabonye ko angwagutera mu nzozi. Namubonye afata icyuma gifite ikindi wo gutya azamugiye ku kincumita. Uracyasenga? Ubigiye kuryama urakiragiza amaraso ya Yesu koko? Oya Satani niryamye tugabaye ibitero byinshi. Atugabaye ibitero mu nzuzi. Ubwo ibyo bintu uri kuvuga urabizi wowe uribo irose umuntu agutera icyumuzi cyo bisobanura. Sho shaka nkubure koko. Suko kwica se nyine. Ariko urumva naramwanzira wa mukobwa. Maze kumwanga kubera imyitwarire itari inogeye. Nyine ntabwo abanyifuriza neza. Sikunda ko gakobwa kashobora kuba kari kugukurikirana sheri. Aburikira so. Ntiyashatse se ntakaba yari mukuru. Na n'ubu ntabwo arashaka no. Nyicira umugabo. Ntabwo asanyitse ndamufite humura. Giza. Hamase Fabiola wowe numva urimo kubwira ibyo bintu. Mubwira ngo akakubwira ngo wihangane Fabiola we nuwahe. Bakunze ba films ya Musaye ko Rugema akomeje kwa yabeshya uyu mugore mama Iribagiza ibyo biraza kuba byaherera rero nimba tubashiye kuba twagenda kuri uyu munota tukiri kumwe ukaba uri kubona ibintu Rugema ari kugenda akora hano muri no filime nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nurangiza umanuka hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima kugira ngo tureke ko kuri uyu munota twaye turi kumwe n'abantu babashe kuba badukurikira tugiye kuba twarebera hamwe ibigiye kuranga episode iraza kuba yakurikira ingise biraza kuba bimeze bita ni byinshi cyane byabashe kuba byayiranga abo twamaze kubona ko mama CYUSA ndetse n'uyu mukobwa Iribagiza akomeje agahinda kenshi cyane ko kuba yabura umubyeyi we ko kuba yahiga umubyeyi we kandi Rugema abifitemo uruhare nk'uko twamaze kuba twabibona se biraza kuba byagenda gute se Iribagiza azabona mama we byose turaza kuba twabirebera hamwe se Rugema we ibyo we biraza kuba byahirira kubera ko twamaze kubona ko atangiye
kuba yapanga indi mipango we na Fabera ibwe iraza kuba yamuhira. Ese uriya muhungu ukora hano kwa Cyusa Fito we ibyo biraza kuba byahererayo kubera ko twamaze kubona ko yafashwe umugambanyi nubwo yabashije kuba yabeshya uriya mugore mama Cyusa, ariko ntabwo ibintu byari neza kubera ko mama Cyusa yabashije kuba yamuvumbura ko ari wari wararoze Rurangirwa. Rero abantu bishimiye ko uriya muhungu Fisto afatwa kubera ibintu yari yarakoze, ibintu yaratangiye kuba yakora kubera ko yaratangiye kuba yakishinga amafaranga agatangira kugambana agashaka no kuba yakura abantu mu buzima atazanyewe. Rero nimba wemera ko Imana ikora igaca inzira, byo hasi wandike muri comment wandikemo amena kubera ko tubonye ko Fisto Imana ibashije kuba yamugaragaza. Burya icyaha, ingaruka z'icyaha ntago zitinda kugaragara, kandi twamaze kubona ko na Rugema nawe atangiye kuba yagaragaraho ingaruka z'icyaha zo kuba yarishe umubyeyi wa Iribagiza kubera ko ari kuryama akabona Iribagiza mu nzozi yamuteye. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagera ahandi hantu, itangiye kuba yagera ku rundi rwego tutari twiteze ko iraza kuba yagaragaraho. Ni byinshi rero tugiye kuba twarebera hamwe. Nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandi we nurangiza umanuka hasi muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nandi bitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Ese mama Kanyana ndetse n'umukobwa we Kanyana twamaze kubona we ko yabashije kuba yafuha cyane, ifu ye ryakomeje kuba ryamwica. Tumaze kubona ko adateze kuba yababarira Sylvie, ko uriya mugabo Sylvie afite musaza wa Iribagiza agomba kuba yaba umugabo wa Kanyana. Ese ibyo we biraza kuba bimeze bite? Se azabona uyu mugabo yifuza ko abashe kuba yamwambura uriya mukobwa Sylvie mushiki wa Cyusa? Byose turaza kuba twabirebera hamwe bikomeje kuba byaranga iyi filime, ariko twamaze kubona ko mama Kanyana ari kumugira inama, kandi inama ari kumugira ni inama nziza kubera ko twamaze kubona ko mama Kanyana we adashyigikiye bino bintu, ko uriya musaza wa Iribagiza yahisemo neza, yahisemo uriya mukobwa Sylvie. Rero agomba kuba uyu nguyu Kanyana agomba kuba yakitonda nawe agacisha make. Rero ni byinshi cyane tugiye kuba twareba bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Se wowe urifuza ko hazamo icyano muri no filime episode izakurikira iyi ngiyi? Rero iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabagezaho buri kimwe cyose kibasha kuba cyaza muri filime Inzira y'Umusaraba. Nimba hari igitekerezo ufite ushaka ko kizaza muri filime Inzira y'Umusaraba, jya hasi muri comment witonde ucyandike neza ku buryo gisomeka kugira ngo tubashe kuba twagisoma, tubashe kuba twakurikiza inama zawe uba watanze ushaka cyangwa inyunganizi ushaka ko yazaza hano muri filime Inzira y'Umusaraba, yuko kugira ngo tubakorere filime tugendera ku bitekerezo byanyu. Kandi nimba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandi kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane tugiye kuba twareba. Se biraza kuba bigana hehe? Tumaze kuba twareba mu ncamake, twamaze kubona ko Rugema we ibye bitameze neza kubera ko akomeje kuba yabeshya uriya mugore wo mu cyaro mama Iribagiza. Ingaruka z'icyaha zitangiye kuba zamugeraho kubera ko yari ari kuvugana n'umuntu kuri telefone. Uriya mugore arasohoka aramubaza ati ninde muri kuvugana wabashe kuba wagukorera ibyo bintu? Rugema ibintu yabashe kuba yamubwira ntabwo ari ibintu byiza cyane kubera ko yahise amubeshya ko ari umukobwa wigeze kuba bakunda nawe kera uri kumutera mu nzozi. Icyo uyu mugore atazi mama Iribagiza nuko ari umwana we utangiye kuba watera Rugema mu nzozi. Rugema ari kuryama akarota Iribagiza aje kuba yamwica kubera ko yaramuhemukiye cyane. Ni nyene ni ingaruka z'icyaha. Rero abantu bishimira ko burya Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu. Rugema akaba atangiye kuba yahura n'ingaruka z'icyaha. Jya hasi muri comment uvuga ati Rugema ugomba guhanwa ibyo wakoze ukabura amahoro, kubera ko Rugema atangiye kuba yabura amahoro kubera ibyaha yakoze, kubera ko yakica umubyeyi wa Iribagiza, yishe papa we. Kandi twamaze kubona amaze kuba yakica papa we ntago ari ibyo gusa, yahise arenzaho agira mama wa Iribagiza umugore amushyira ahantu mu cyaro. Ntago babizi ko ari umugore wa Rugema. Se uri kumva Iribagiza ndetse na musaza we nibaramuka bamenye ko bafite mama wabo bakamenya ko ari umugore wa Rugema, uri kumva ibintu bizagenda bite. Kandi twamaze kubona ko Rugema afite imigambi itari myiza cyane kubera ko ashaka kuba yakica Iribagiza na musaza we. Rero abantu bishimiye ko burya Imana ikora ibitangaza igahindura ibintu, kubera ko Rugema yashatse kuba yakica musaza wa Iribagiza ndetse na musaza wa Iribagiza mu burozi, ariko abasha kuba yabutoroka. Rero jya hasi muri comment wandikemo amena, kuko n'Imana yabashije kuba yakiza musaza wa Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakira. Rero imigambi ye iri kugenda ipfuba, ntago ibyo bintu ari gushaka ntago ari kubasha kuba yabigeraho, kubera ko uyu mugore yaramubajije neza mu mahoro atuje, kubera ntago aramenya ko abo bantu ari kwita amashitana, abo bantu ari kuvuga ati bashaka kuba bamutwarira umugabo. Twamaze kubona ko ari umwana we Rugema, nuko amubeshye ngo ni umukobwa bakundanaga kera. Uri kumva ko rero
filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu haryoshye cyane. Rero nimba tubashiye kuba twagenda kuri uyu munota, umwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza. Ni byinshi cyane dukomeje kuba twarebera hamwe, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Se wowe urabona biraza kuba byagana he? Tugiye gukomeza tureba se ni ibiki birabasha kuba byaza muri ino episode iraza kuba yakurikira iyi ngiyi. Kandi twamaze kubona ko Isimbi na Fabiola barimo barashondana, batarimo baravuga rumwe, kubera ko twamaze kubona byinshi cyane bikomeje kuba byaranga filimi yacu, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi. Rero nawe nimba ino filimi iri kugenda igutera amatsiko y'ibintu byinshi uri kugenda ubonamo bikomeje kuba byagutungura, yuko nibyo turi kugenda tureba se biraza kuba byagana ye. Rero Fabiola na Isimbi ibyabo ntago bimeze neza, kubera ko batangiye kuba bacyurirana, kubera ko Fabiola atangiye kuba yacyurira Isimbi ko atwite, kandi Fabiola iye yaravuyemo. Uri kumva rero ko Fabiola afite ishyari kuba Isimbi atwite, rero atagomba kuba yamuzanaho imiteto n'imwe, yuko twamaze kubona ibyo uko bitameze neza, ko Fabiola atangiye kuba yakubahuka uyu mukobwa Isimbi, agashaka kuba yamuyobora mu nzira ze, kandi uyu mukobwa nta kindi ari kuzira nuko ashyigikiye Iribagiza. Rero Fabiola niyo mpamvu ari kurwanya uyu mukobwa, avuga ati wowe uri ikigoryi, ugomba kuba washyigikira umuryango wacu kugira ngo Iribagiza atazabasha kuba yadushyira hasi. Rero ni byinshi cyane Fabiola yabashe kuba yabwira uyu mukobwa Isimbi, amubwira ko we atwite, kuba Isimbi atwite bitashimishije Fabiola na gato, kubera ko Fabiola we ngo atwita inda ye yavuyemo. Rero ngo niyo mpamvu atabyara, ngo niyo mpamvu Isimbi atagomba kuba yamuzanaho rengerenge zindi. Ese uri kumva ibintu biraza kuba byagenda gute? Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu, kuba Fabiola atangiye kuba yatoteza uyu mwana w'umukobwa Isimbi, yuko ibintu atangiye kuba yamubwira ntabwo ari ibintu byiza yakabwiye umubyeyi utwite. Rero Fabiola uri kumva ko yababajwe cyane nuko Isimbi atari ku ruhande rwabo. Ese wowe uri Isimbi wakora iki? Jya hasi muri comment rero ubashe kuba watubwira igitekerezo cyawe cy'uyu mwana w'umukobwa wabashije kuba yahinduka, none umuryango ukaba ushaka kuba wamwanga Rugema ndetse n'uyu mukobwa Fabiola. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yagana ahandi hantu, kubera ko Fabiola ibyo bitari byiza cyane yakabaye aganiriza uyu mukobwa Isimbi bakavugana mu neza, ariko kubera ko uyu mukobwa ari ku ruhande rwa Iribagiza nta kintu Fabiola yavugana na Isimbi. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye cyane, itangiye kuba yagera ku rundi rwego, itangiye kuba yashimisha abantu benshi. Se biraza kuba byagana aho twamaze kubona noneho uriya mwana wakoraga hano kwa Cyusa, uriya mwana Fisto hano kwa Cyusa bamufataga nk'umwana mu rugo, ariko ibintu yabashije kuba yakora, ibintu yatangiye kuba yabwira Rugema ndetse na Fabiola, kubera ko bamuhaye amafaranga ngo azabanekere hariya kwa Fisto, hariya kuri uriya muryango wo kwa Cyusa. Ariko ibintu yabakoreye ntago ari byiza cyane, ariko iminsi y'igisambo ni 40 nk'uko mpora mbivuga. Yabashije kuba yafatwa uyu mwana Fisto, atangiye kuba yaryozwa, atangiye kuba yakicuza, kubera ko twamaze kubona ko mama Cyusa yamufashe ari kuvugira kuri telefone, ari guhamagara Fabiola. Ese biriya bintu yavuganaga na Fabiola yabyumvishe? Byose nibyo turi kurebera hamwe. Rero niba tubashiye kuba twajyana kuri uyu munota, uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe uri kandeho kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko ni byinshi cyane dukomeje kuba twarebera hamwe, yuko uyu mwana Fisto ibintu yarakoreye uyu muryango ntago ari ibintu byiza cyane. Nubwo mama Cyusa yabashije kuba yabeshwa n'uyu mwana Fisto ati bavuganaga iby'imiryango, kandi twebwe twamaze kubibona ko ari we mugambanyi urimo, yabashije kuba yavumburwa. Rero uri kumva ko burya Imana ikora ibitangaza. Imana mama Cyusa asenga ni Imana y'uburyo ikomeye. Nimba nawe wemera ko Imana ikora ibitangaza, kuba uyu mwana Fisto yarazi ko ari mu rugo wenyine, yarazi ko ariko agiye kuba yagambanira uyu muryango, ariko Imana yabashije kuba yakora ibitangaza byayo, ibasha kuba yamugaragaza. Rero nimba nawe wemera ko Imana ikora byose, jya hasi muri comment wandikemo amena, kubera ko tumaze kuba twakibonera ibitangaza by'Imana kandi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filime Inzira y'Umusaraba. Ese uyu mwana Fisto ibyo biraza kuba byahe
byaherera he? Ese araza kuba yafatanya na Fabiola, araza kuba yakomeza kuba yafatanya na Fabiola na Rugema? Byose rero turagenda tubirebera hamwe kamwe ku kandi. Rero nimba tubashije kuba twayana kuri uyu munota, ukaba ufite igitekerezo ushaka kuba waduha, manuka wo hasi muri comment ubashe kuba washyiramo igitekerezo cyawe, kandi nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima kugira ngo dukomeze kubana ibintu bimeze neza, yuko tumaze kubonamo ibintu byinshi bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi za Yu'umusaraba. Ese biraza kuba byagana hehe kuba uriya mwana w'umukobwa Isimbi we yaratangiye kuba yahinduka, ariko nago umuryango we uri kubimwemerera, nago Fabiola ndetse na Rugema bari gushaka ko yahinduka undi muntu, bari gushaka kuba bagumya kumukoresha ikibi, kandi twebwe twamaze kubona ko Isimbi yahindutse undi muntu mwiza, nago agishaka kuba yakorana n'uriya muryango w'iwabo, kubera ko umuryango w'iwabo yamaze kuba yawuvumbura ko nta kintu kizima kiwuvaho. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaryo, itangiye kuba yagera ku rundi rwego, kandi ni ibintu byinshi dukomeje kuba twabonamo, kubera ko Iribagiza noneho ibyo bitagiye kuba byagenda neza, kubera ko afite agahinda kenshi, kandi twamaze kuba twabona ko mama Cyusa ndetse n'uriya musaza papa wa Cyusa bakomeje kuba bahumuriza uyu mukobwa, ari kwibaza koko nimba mama we akiriwe cyangwa yarapfuye, yibaza uburyo azamubona. Se wowe wagira iyihe nama Iribagiza? Rero uri kumva ko ibintu bigiye kuba byagana ahandi hantu haryoshye cyane, tugiye kuba twabonamo ibindi bintu bigiye kuba byadutungura, kubera ko Iribagiza agiye kuba yashaka umwanya, agashaka ibimenyetso byose, akajya kuba yashyira Rugema hasi, akihorera ibintu bimeze neza. Ese mwifuza ko Rugema bamukorera iki? Ese mwifuza ko Rugema bamujyana muri gereza, cyangwa Iribagiza akihorera nawe akamwica? Rero tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment, uko wumva Rugema wowe ukurikije ubugome bwe wifuza ko bamukorera iki? Rero ni byinshi cyane Rugema akwiye kuba yakorerwa, afite ibihano byinshi cyane kuba Iribagiza atakica Rugema nk'uko yari yabivuze ati nindamuka amenye umuntu wanyicaye ababyeyi, ninkanguka nibutse buri kimwe cyose, nkaba nibutse nzahita mwica. Ariko kuri ino nshuro Iribagiza byarahindutse, ntabwo ariko yakangutse atekereza, ahubwo yakangutse noneho yarasize ubwenge, kujya afite buri kimwe, ashaka gukora buri kimwe cyose mu mucyo, ariko ibintu arimo arapanga noneho ni ibintu byiza cyane, kubera ko ashaka kuba yafata Rugema akamushyira mu butabera, akabasha kuba yabyozwa ibyo yakoze bitari byiza cyane, kubera ko ashaka kuba yafungisha Rugema, atagishaka kuba yamwica. Rero uri kumva ko Iribagiza we ibyo atangiye kuba yakora ari ibintu byiza cyane, ariko twamaze kumva ko Iribagiza aramutse amenye umuntu wamutwariye umuryango, akamuhisha mama we, akabasha kuba yajijisha mama we kugira ngo abashe kuba yamumenya, uri kumva ko Rugema ibyo bigiye kuba byajya ahagaragara, kubera ko Iribagiza niyo mpamvu atagishaka kuba yakica Rugema, ahubwo ashaka kuba yamufasha kuba yabona mama we, kubera ko twamaze kumenya ko Rugema ari ufite amakuru y'aho mama wa Iribagiza ari, ariko ntabwo yabashe kuba yabibwira uyu mukobwa. Rero nicyo uyu mukobwa cyatumye atica Rugema, nicyo cyatumye atihora, niyo mpamvu ashaka kuba yagana amategeko kugira ngo Rugema babashe kuba bamuhata ibibazo, narangiza avuge aho mama Iribagiza ari. Kandi twebwe twamaze kubibona ko Rugema nawe afite uyu mugore mama Iribagiza amufite mu cyaro, ahubwo nashaka kuba yavuga aho ari, kandi twamaze kubona ko yuko yari ari kuvugana na Fabiola amubwira ati Iribagiza ari kumutera mu nzozi, ngo ari kuza kuba yamwica mu nzozi. Rero uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye. Rero nimba tubashije kuba twajyana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe, kandi we nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe, nimba nta ibitekerezo ufite ushyiremo emoji y'umutima, kugira ngo turebe ko kuri uyu munota twari turi kumwe n'abantu babashije kuba badukurikira, yuko tumaze kubonamo ibintu byiza cyane, kuba Iribagiza ashaka kuba yagana amategeko, atagishaka kuba yakihorera, adashaka kuba yakomeretsa Rugema nk'uko yari afite imipango yo kuba yakica Rugema. Uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yaba nziza, kandi ni byinshi cyane dukomeje kuba twarebera hamwe, bikomeje kuba byashimisha abantu benshi, kandi ni byinshi cyane twamaze kuba twabonamo, kubera ko uyu mukobwa Kanyana ibyo bitagomba kuba bitameze neza, kubera ko adateze kuba yarekura uriya musaza wa Iribagiza, adateze kuba yamureka. Kandi twebwe twamaze kubona ko umusaza wa Iribagiza yahisemo umukobwa, mu bakobwa babiri yahisemo umwe ahita amusirira
Sylvie rero ngo uyu mukobwa Kanyana ntabwo ateze kubabarira uriya mukobwa Sylvie. Ese kubera icyo adateze kuba yamubabarira Sylvie kandi ntabwo ari we wagizemo uruhare kuba Kanyana yarabuze umukunzi kandi twebwe twamaze kubona ko bakunze bombi. Uri kumva ko rero filimi yacu itangiye kuba yagana ahantu haryoshye. Se wabashije kuba wakuramo iriya somo kandi iyi filimi ko tuyireba dukuramo amasomo agiye atandukanye ku bintu wagiye ubona byagiye bitambukamo byinshi cyane byakomeje kuba byashimisha abantu bamwe na bamwe, bimwe bikabasha kuba byababaza abandi. Ni irihe somo wabashije kuba wakuramo kandi ko iyi filimi itambuka kugira ngo mubashe kuba mwakuramo amasomo yo mu buzima busanzwe cyangwa Rugema we umwigiraho iki hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba? Rero jyaho hasi utubwire muri comment, utubwire ati nabashije kuba nabonamo iki ngiki, nabashije kuba nakumvamo iki ngiki kibasha kunyigisha rino somo, yuko ni ibintu byiza cyane kubana n'abantu ukaba ukurikirana filimi Inzira y'Umusaraba. Burya hari ikintu ubasha kuba wakuramo, yuko ni byinshi cyane biba byabashije kuba byatambuka. Ukajya nkaho hasi muri comment ukatubwira ati Rugema ibye bizagendana gutya na gutya, kubera ko Rugema ibye nyine bitari ibintu byiza cyane. Murabizi mwese ko ibya Rugema we bikomeje kuba byacanga abantu benshi, bikomeje kuba byatungura benshi, yuko ubugome asigaye afite ni ubugome budasanzwe kubera ko adashaka kuba yavuga ukuri, nubwo yari ashaka kuba yatoroka ngo agende kuri finale, ariko Fabiola mwabonye ko yamuhakaniye. Utubwira ati Isimbi we urabona bimeze bite, ndetse na Fabiola bakomeje kuba bashondana. Fabiola acyurira Isimbi amubwira ati wowe ufite umwana uratwite, ugomba kuba waduharira akazi kose tukabasha kuba twakora ibintu byacu, kubera ko Isimbi ashaka kuba yazana impuhwe mu kazi, ashaka kuba yababarira uriya mwana Iribagiza, kubera ko Isimbi yacokoje Iribagiza kenshi, yamubabaje kenshi, nicyo gihe ngo rero amwishyure ibye. Rero uri kumva ko Fabiola we yamucyuriye cyane avuga ati wowe njye ntago nyibyara, reka nkore ibyanjye, yuko ni mwebwe mba ndi guhigira iterambere, njye nta nyungu mba mbifitemo. Ese Fabiola ni izihe nyungu koko abifitemo mu kuba yahemukira uriya muryango wo kwa Iribagiza, akabasha kuba yafatanya na Rugema kandi ari umuntu wakabaye avugisha ukuri, kubera ko nyine nta nyungu abifitemo. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ahantu heza cyane kandi hari n'amasomo menshi aba ari kugenda yitambukamo. Rero nimba tubashije kuba twagenda kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kubona iryo jambo ryanditseho subscribe kandi kubera ko ni byinshi cyane tumaze kuba twarebera hamwe bikomeje kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba, aho twamaze kubona ko mama Cyusa none wowe yabashije kuba yatanga imbabazi, yabashije kuba yakizera uyu mwana Fito kubera ibintu arimo arakora, kubera ko yarafashwe agambanira uyu muryango, kandi twamaze kubona ko ibyo bitagiye kuba byagenda neza, amaherezo y'umugambanyi n'ubundi birangira afashwe. Rero uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yagana ahandi hantu heza. Se wowe ni irihe somo uyu mwana Fito yaba agusigiye hano muri ino filimi, kubera ko twamaze kubona ibintu byinshi byabashije kuba byayiranga byashimishije abantu kandi bakuyemo amasomo menshi abasha kuba yafasha mu buzima busanzwe. Se wowe ni irihe somo wakuyemo? Jya hasi muri comment ubashe kuba watubwira ati Fito yansigiye irihe somo, uvuga ati nimba utazongera kuba wagambana, nimba wajyaga ubikora, yuko nta masomo menshi nyine bari kugenda atambuka hano muri filimi Inzira y'Umusaraba kandi akomeje kuba yahindura ubuzima bw'abantu benshi cyane. Iyi filimi nibyo ishingiyeho. Ese Cyusa ndetse n'uriya mukobwa Iribagiza we bizagenda bite? Uri kumva ko rero filimi yacu ikomeje kuba yagana ahantu haryoshye. Nta n'umuntu wifuza ko Iribagiza ndetse na Cyusa bakora ubukwe, ngo ajya hasi muri comment babitubwire.